Ni amakuru y'akababaro y'uyu muhungu witwaga Kevin, bahimbaga Kevin ariko akaba rwose yari umuhungu witondaga cyane nk'uko abantu benshi babanye nawe cyangwa se biganye nawe bakomeje babivuga. Akaba rero yitabye Imana ejo, ubwo ni umusibe ejo, ubwo ni ejo ku itariki 26, akaba yaritabye Imana kandi akitaba Imana mu buryo butunguranye. Ni inkuru rero ibabaje cyane y'uyu mwana w'umuhungu, ntabwo yarakuze cyane, yarakiri mutoya, urumva yari umusore w'imyaka utari wakarengeje imyaka 25, mumva ko yarakiri mutoya. Rero uyu mwana w'umuhungu akaba yitwaga Tuyishime Eddy, ariko ku kazina k'akabyiniriro akaba yitwaga Kevin, ndetse akaba ari umuhungu waturukaga i Nyamagabe, akaba ariho yaturutse, ariyo kavukire yiwe, ahantu bita ku Kigeme nimba muhazi, naho hari kubera ikiriyo cyo kumushyingura. Rero mana yanjye, ni ibintu bigoye cyane. Hari indwara abantu bumva bakumva ari indwara idakanganye, bakumva ari indwara yoroshye, ariko ndababwiza ukuri, hari indwara yitwa malariya muri iyi minsi. Iyi ndwara iravuza ubuhuha. Uyu muhungu rero nk'uko amakuru abivuga, biravuga ko yarwaye malariya akagira umuriro ndetse akajya kwivuza bakamuha imiti. Malariya rero dusanzwe tuzi ko izahaza abagore batwite, abagore bonsa ndetse n'abana bari munsi y'imyaka 5. Ariko malariya iriho muri iyi minsi, ubushakashatsi ndetse na RBC batangaje yuko malariya iriho muri iyi minsi ari malariya ikanganye, ndetse malariya ifite imbaraga. Hadutse malariya nshyashya, malariya y'ubundi bwoko cyangwa se nshyashya, twanabivuga gutyo. Rero ni ibintu bikanganye cyane kandi biteye n'ubwoba kubona malariya yica umusore ukiri mutoya nk'ubu. Nk'uko mubizi, malariya igeze mu mubiri yangiza uturemangingo twitwa globule rouge. Rero turiya turemangingo iyo twangiritse, umubiri ucika intege. Rimwe na rimwe ugasanga abantu batangiye kunyara inkari zisa nk'umutuku kubera ko utwo turemangingo twa seli tuba twangiritse. Malariya rero iterwa n'umubu nk'uko mubizi, ariko hakaba haraje malariya nshyashya cyangwa se malariya y'ubundi bwoko, nubwo nayo iterwa n'uwo mubu, ariko iyo malariya ifata umuntu igahita imurembya pe. Hari abantu bagiye bayirwara iyo malariya, ni malariya idasanzwe. Akaba ari nayo malariya rero yishe uyu Kevin cyangwa se Tuyishime Eddy. Akaba rero ari umuhungu warwaye igihe gitoya, akajya kwa muganga bakamuha imiti, ndetse buriya kubera umubiri we, wasanga wenda umubiri utari ufite nyine intege zo kurezisita cyane kuri malariya, aba yitabye Imana atuvuyemo. Twavuga tuti rero Imana imwakire mu bayo. Gusa muri iyi minsi ntabwo twabura kuvuga ko malariya imeze nabi, malariya yaciye ibintu, kandi ko tugomba gufata ingamba zo guhashya malariya, harimo kurwanya ibidendezi, gukata ibihuru, gufunga amadirishya hakiri kare, kurara muri supaneti. Hari abantu benshi bavuga ngo ntabwo narara muri supaneti. Nyabuna wowe udashaka kurara muri supaneti, ndagira ngo nkubwire ko aricyo kintu cyonyine cyagufasha kikakurinda imibu igihe uryamye wasinzire, kuko buriya umubu wasinziriye ntago wawubona ngo uwice. Umubu iyo wasinziriye nawe uragusuzugura ukakuruma. Kandi uriya mubu utera malariya witwa Anopheles femelle, abantu benshi cyangwa se abaganga bakunze kuvuga ko uhengera mu gicuku umuntu asinziriye inshuro nyinshi aribwo umuruma, ndetse ababyeyi bo bakangurirwa kuryamisha abana muri supaneti niyo yaba ari ku manywa, kuko umubu wabaruma no ku manywa kandi ukabatera indwara, kuko uriya mubu witwa Anopheles femelle ukunda kuruma abantu igihe basinziriye. Ni umubu uruma abantu inshuro nyinshi igihe basinziriye. Rero niyo mpamvu dukangurirwa kurara muri supaneti buri joro. Igihe cyose ugiye kuryama uzi ko ugiye gusinzira, ukamanura supaneti ukayiryamamo. Igihe cyose ubona ko bwije ugafunga amadirishya, ndetse igihe cyose ubona
ibidendezi bikwegereye ukaba wagira gute wabisiba, ibidendezi by'amazi, igihe ubona ibihuru biri impande yawe ukaba wabikatagura. Ibyo ni byo bintu bishobora kugufasha guhashya malariya ndetse malariya igacika burundu. Rero murabizi ko cyane cyane ku bana b'abasore rwose, abana b'abasore baba bibera muri za geto, n'abataba muri geto abenshi ntabwo bakunda kurara muri supaneti, basuzugura supaneti bakavuga ati reka turapfa kwiryamira, reka twiryamire, kuko baba bazi ko malariya ifata abana batoya nyine n'abagore batwite, nyine abantu b'abanyantege nke. Ati abasore ni twebwe dufite imbaraga, ariko buriya reka nkubwire indwara iyo ari yo yose yakugeraho ikaguhashya ndetse ikakugeza kure. Rero malariya ni ikintu dukwiye kurwanya tukagihashya, kandi igihe utangiye kubona ibimenyetso bya malariya, ubona umuriro, wumva ufite isereri, ukajya kwa muganga cyangwa se ukajya ku bitaro bikwegereye hakiri kare. Nibyo byonyine bishobora kugufasha kuramira ubuzima bwawe ndetse n'imiti wabonye ukaba wayinywa neza. Rero muri iyi minsi murabizi ko turi mu gihe cyo guhashya malariya, malariya twayihashya kandi tukayirwanya kandi tukabishobora. Nk'uko twarwanyije korona, murabizi ko hari ibyorezo byinshi biza tukabirwanya kandi bigakunda. Nka korona murabizi yaraje, dufata ingamba turayihashya iragenda. Ubu ngubu icyorezo kiriho ni sida na malariya, kandi sida hari uburyo bwinshi rwose abantu bayirwanya. Nubwo numvishe ubushakashatsi bwakozwe buvuga ko abantu benshi bari mu myaka y'urubyiruko ari bo ubu ngubu barangwamo agakoko gatera sida, ari nabo bakandura cyane. Ariko bantu b'Imana dukwiye guhashya virusi itera sida, twirinda gusambana kandi twirinda rwose tukaba abantu bari fidele, etere fidele, abantu b'indahemuka, kugira ngo iyi ndwara ya sida nayo tubashe kuyirwanya. Turwanye sida, turwanye na malariya, kuko malariya ni mbi, izahaza ubuzima bw'umuntu, na sida nayo ni mbi, izahaza ubuzima bw'abantu ndetse ikamunga ubukungu ndetse ikazana n'umwiryane mu muryango. Kandi mwibuke ko rwose bishoboka ko umuntu yabirwanya ibyo byombi bigakunda.